kungana na papa ntabwo bikureba ariko zera ese ni zera ni zero ni kwa zera ariko se mwana wa ubu nuko nguko dusigaye bimeze koko aho se mere nta kabazo afite mu mutwe erega umuntu aba agomba gucyaha umwana nanga umwana urenza akaguru ku kandi mu bantu rwose zera ntuzabyongere mama ni isumo ko wacukuye ukarengejeho kandi nawe mu basi se ariko hano ni mu rugo rwe hasi ni mu rugo rwawe umwana aba aturogoye munyihanganire nta kibazo ariko se zera rwose mbabarije fata ikirahure cyawe umwe ntiwongere kunderanja bigezaho ariko nizere ko mu rugo mufite mituweli kuko byabagora mumujyanye kwa muganga kuko byaba ibibazo byinshi mbese ugira ngo tujya twibagirwa kuri ya twakwibagirwa ikindi ariko icya mituweli ntabwo twakibagirwa zero urumva umeze neza wisezero kubera yitwa zera reka tuve mu rwenya nagira ngo ntumike ntari natinda hari igihe umuntu aza akaganira akibagirwa ibyamuzinduye muzehe yari yambwiye rwose ngo ngerageze mbabwire niba byashoboka tuzane inde muzane wowe uyu nguyu se muvuga yego mu mujyane mu rugo yego nararongowe ko nta mwana twabonye nako warashatse nta kibazo ariko papa yari yavuze nyine ngo niba ngombwa dusubirane mu rugo batumye mama we cyangwa niwe batumye ntabwo rero ndatumitse ntabwo byashoboka ni ukuri papa yavuze ngo nibishoboka wize tujyane wenda nk'ejo bundi uzagaruke ariko twubahirije ibyo umutware ari papa wawe yavuze nibyo njiri ni ukuri mama wenda mubivuze ukuri ngo umusaza yabatumye kandi nibyo rwose ikinyarwanda aravuga ngo intumwa irarabirwa ntiyicwa ni byiza muratumitse ariko nawe uri mukuru kandi n'uyu nawe ni mukuru nanjye ndi mukuru sinavuga ngo byaturutse kugira ngo dukundane ku buryo urukundano rwavuye ushobora no guturuka ku kantu gato cyane urabizi ariko ndi ntarabimenya nkeka ko urwo mukunda atari urwo gusiga hano mu rugo ngo ajye hanze urwo mukunda rumwemera kuba ahangaha imyaka yose dusigaje kuri iyi si kuri ibyo rero nkeka ko ntabwo icyo cyifuzo cyakubahirizwa byo nta biragoye si ugusuzugura ariko rero mama nawe urabibona ntabwo byakunda kuko mama purize ushaka kumubwira iki gihe narashatse nararongowe murashaka iki papa afite umugore wiwe umugore we arahari nanjye ndi ku mugabo wanjye muri abana banjye mbagejeyo icyifuzo mukabona bidashoboka nataha nanjye nkagenda nkamubwira ko bitashobotse tukaba twanabiganiraho kandi rwose nimba ari no kuza kwirega tuzaza twirege nta bwoba dufite nta bwoba nawe afite nta kibazo ubise ntabwo uzamucika ukagaruka ariko se ibyo uvuga mucika se kubera iki abantu bakundanye wabaretse bakubaka urwo rwabo hacika abana ariko twebwe turi bakuru aba ni bakuru rwose aba ni bakuru bazi icyo bakora icyo ari cyo bazi icyo bapanze icyo baganiriye barakizi bakiziranyeho rero ntongere kuba umwana Angelina umuramarira urira uzayahuzwa uzabera isi yose bamubwira inkuru nyanguru nyine ukuntu byagenze umukobwa umva uriya mugabo wamushatse ni ruganga ahuze icyo nzi cyo yaramugangahuye yaramurongoye yaramushatse inde Angelina wawe umukobwa wawe yarongowe maze nanamubwiye ngo tugende aranga
nawe aracyari muri ibyo ni ukwishingira papa nta n'imbeba babahaye bazi ngo bavuge ngo umwana wacu twararushye baduhaye imbeba yarishingiye kuko ibyo uvuga ni ibiki imbeba urumva bayitanga wowe cyangwa sumbirigi imbeba y'inzungu ze zibahita sumbirigi baza umukobwa mwiza kuriya mwirirwaga murata w'icyotara agiye nta n'igiceri cya veni bakoye susha mama namwe mwarasebye pe ibyo uvuga ni ukuri uri umbwira ubu jya wumva umwana wawe ukuntu nawe amera nk'abanzi ariko kubera icyo tubyina ku mubyimba ese si mwirirwaga muvuga ngo umukobwa wacu w'igitangaza ariko ni n'ubundi ibyo byose ni umukobwa wacu ariko uko byagenda kose ni umukobwa wacu kandi n'ubundi niba yaranishingiye ku mugabo nyamugabo ikibazo kiri heri urusaza dore papa numeze ngo icyanwa kimeze gutya uriya mugabo afite icyanwa cyabaye nk'icy'inka ntiyakogosha ntiyagira ute buriya n'umukwe mufite genda imwe bwize ikintu nakora nari nkafata kanjene nkashyira mu mugozi nkakuruba nkamuga ati kiriya gisaza ni igiki igisaza reka rero nkubwire mwana wa uko bimeze kose umva arata mutwari mwiza uko bimeze kose ibyo umbwira jye nabyumvishe ntabwo nshaka kubyumva umva papa umva nyine nkubwire ikindi kintu kimwe umva nkubwire uko bimeze kose ibyibuze uruzingo ruracitse mama ubwo hari n'amezi angahe yari yashira ubwo we n'iki keje atazagaruka none bakaba yashaka karara n'umunsi n'umwe ubwo yashaka ariko uruzingo rwaba rucitse niba bari baranamuzinze umva nkubwire ngiye mama nimushaka mumfate neza azinga umuntu se gute nese papa ubwo ikomereza urugendo rwawe narambwira n'ubundi nabona papa reba sibyo reba ninjye mwana usigaye hano ninjye mukobwa mufite ninjye gakobwa mufite keza mugomba umva kunkora nk'amata abashyitsi kuko ejo ninjye uzabaho umukwe ukora amakosa tubyinirire ngo tutezemo umukwe kuri wowe nese kubona mwasebye isi yose ibizi ko mwasebye none umukobwa wanyu w'igitangaza mwizaga murata yaragiye ashaka ikintu cy'igisaza kimeze ngo ubundi kiriya gisaza uko njye ntabwo ndabona kijya gukora ubundi gikora funga uwo munwa wawe sinongera kumva ibyo byihuse zutu ukavuga ibyo bintu bose umukobwa nabyo uvuga ibintu bimeze ninjye ndi hafi kubabereza umukwe akaza byanyabyo we agakwa akabaheza amafaranga akabashimira ngo babyeyi mwarakoze kurera ntabwo ameze nka kiriya gikobwa cyacu ngo ni igikuru cyagendeye ubusa ahubwo ayo magambo uvuga gutyo ucurikiranye ubomborekanya imbere ya so nta so n'uba ufite ratuma amasutewe ishema nanjye vugisha ukuri sutewe ishema nanjye gerageze nishingira umwana wanjye ntegereje ibizaza kuri wowe ngewe umukwe mwiza w'ibogari w'umukire wize w'umuganga udashaje utari nka kiriya gisaza njye yagiye kwishingiraho ariko umuntu ashobora kuba akuze ariko afite ibitekerezo byubaka kandi azaza bakwe abaha inka njye nabwo ngo ni mukobwa jana inka azibare gutyo uvuga ati ninjye wabyaye ubundi ufate amafaranga uvuga ati zira wanjye naramureze bampa amafaranga ko narize zira wanjye bureke kiriya gikurikiranye cy'ikintu uza kigitera mwaku ako mfaka mbere nawe ujya ukabye ese uko mwana wajya ureka kuba wajya ubanyamutegera akazaza ejo ukareka kuvuga mukuru wawe nk'aho ari rubanda ese na rubanda umuvuze gutyo akabimenya ukeka ko mwacana uwaka uzi ko yashatse umugabo wiwe njye wambabariye ukajya uvuga uziga koko mwana ishimwe njye yaragiye ubu nijye usigaye mu rugo ubu nanjye mama mugiye kujya muvuga ngo agakobwa kacu ngo k'agakristo ngo gasenga ngo gafata mvuga ngo uri umukristo wowe ngo gasenga kakanyabyaha ahubwo amafuti yawe ngo tuzajya tuvuga ngo agakobwa gasenga agakobwa kicana mama ukunda kuvuga ndamaze iyo mbivuze ntabwo wabikoze se ukeka ko uriya mwana wo kwa mariya uriya mwuzukuru ntabwo atuma amazi njye simba ntuma amazi n'ingwe nyabo none urambwira ngo ingwe ngiki sinzi kuzakora umwana mwiza umwuzukuru mwiza avuka no muri famiye y'abakire uzi ko umugabo tuzashikana n'umukire kandi uzabonesha amaso yawe ubundi abantu bose badutahira ubukwe amamodoka ndavuga ngo umva ubwirezera iyo umbwira ngo ugiye gushaka sinzi ntumbaze buriya umumarayika ni umumarayika biteka bita nkurura wa mwana wamyunguruje niba ari we wamwiciye niba ari we wishe wapfuye urwe rwageze bitamubwira mumba ntumba amazi wanashaka ukazamusigira hano ikigenda Angelina, umura amarira urira
gutya ameze amaguru ajya kumukana misizera kuko yanyica ariko mujye wese yatekereza nyine yahita mbaza ngo ahubwo wabuzamushyira amaguru wagira ikakwiyenza izi amaguru yaziyungita mpaka numvise amaguru avuyeho nyine n'umwana mwiza ariko yahita ambwira ko ndi kukuyenza ngomba ndi gushingana uzi ukuntu ngo ajya ambwira ngo ndashinga kandi aba ambeshye hasi babikora buriya ni se wowe urabibona ok ngana ntureka tuganire mbona uti shashi ntumbere kubera ndi umukunzi wawe ngambwira umbona gute icya mbere ni umwana mwiza ikindi ni ukuntu yitwara ukaba ari umukobwa wari uzi ko afite umuco thank you gabeka bite se kiri ni sawa ariko mbese ko mukuru wanjye yishingira gusa birashoboka natwe nyine ntabwo twigeze twumva ko bishoboka cyangwa bibaho sheri oya ni ukuri ni ukuri ko imana yarishingiye noneho wakubwira ahantu yishingiye uruntu rw'urusaza twumva none se gute umuntu wari ufite ubukwe yishingira nyine se si ikibazo reka njye cyagiye narabikubwira nkakubwira ati mukuru wanjye asigaye nyine atakitaye kuri nde kuri wa musheri we twe twari tuzi yuko ari ibintu biri aho nyine byoroshye umwana twagiye kumva twumva yarishingiye ni ukuri kw'imana gusa ibyo bintu birashoboka izina ry'imana kandi urabizi sinakubeshya sheri ni ukuri numva byaba bimbabaje nanjye byarambabaje mama biramubabaza ibazaho mama yavuze ati tugende tujye kumukurayo tujyayo twagiye twebwe tumva twizirize tuvuga ati n'uriya mugabo nubwo ari umukire yashatse umugabo w'umukire igisaza ariko se sheri ku buryo yakwishingira yari afite ubukwe noneho byongerewe ku buryo yakwishingira umuntu ufite ubukwe ntabwo byumvikana twabuze icyo dukora twabuze ibyo kuvuga amagambo nyine arabura famiye ziraduseka wagize amahirwe yo kumuvugisha njye ndumva bitabaho tumuvugisha ibiki kandi ugira akababwira tumva mumvira mugende ndi kumwe n'umugabo wanjye ngo ndatuje ndatekanye twe nta kitwitayeho nyine icyo ashaka n'uriya musaza bari kumwe ariko ngira ngo hari baramuroze shina nyine ko mbikeka ese ubwo yaba ari muzima umuntu muzima ndumva atakora ibyo nanjye niko mbitekereza kubera ko mbere nyine uriya mufiyanse we yahemukiye bari bafitanye ubukwe yaramukundaga nawe wamukunda bakundana ntabwo nigeze ntekereza ko ashobora kumukora ibintu nka biriya ibaze ko mbitekereza nyine wumva agenda akaranyishe avuga isemana nubona ngiye kumera kuriye cyangwa nkakora ibintu nka biriya uzanyima ubuzima nzapfe mve wawe kugira ngo mbabaze abantu bigeze hariya ndumva biri too much pe ntabwo ngewe simbyiyumvisha ubu ntabwo niyumvisha ukuntu umuntu yakora icyo kintu byumve rero byarabaye wirirwaga umubwira ngo mukuru wawe aritonda ngo ni imfura ngo ni umwana mwiza ibaze guhemukira umuntu mwari mufitanye mariage ibura nduzi yuko ari iminsi ibura iminsi ariko ngewe uko nari muzi n'ubu ngubu ndumva ntabwo ndiyumvisha ko ibyo bintu ushobora kuba ari wabikora yarabikoze aduteza famiye amakati araseka nyine twabaye umuti w'amenyo pe biteye agahinda pe akibaza ibyo bintu njye bigukoze kubeshye njye nagarukira ahantu habi cyane ibaze nyine ugiye kumva twari dufite ubukwe habura iminsi ukumva ngo nishingiye ku wundi muhungu bumya kuri byagenda ute simbizi ariko ngira ngo nahita ndwara toroma shanjye nta niyahura uzi guseba gutyo famiye zariteguye inshuti ziriteguye hari n'abari baravuye hanze bene wacu baraje ngo baje mu bukwe ngo bwanje nyine ngo umukobwa wabo ngo bakunda ntabwo byoroshye ariko okay baby reka tubireke twiganira ibyacu
meze bite sinana no gusuza n'abantu usanze mu rugo ndatekereza atari ngombwa kugusuhuza kubera yuko naguhaye umugeni washakaga gusa ni ngombwa kuzansuhuza koko okay hanyuma hagati aho ndi kwihuta uko mbona uko nguko nari ndi kugenda navuga ati ntabwo naca ku nzira mu gihe nyine amafaranga kandi nzaba ngomba gukura amafaranga urabyumva gute se bofre kuno nawe ubu ngubu tuvugana nyine miliyoni 2 Hi ndi kuvugisha yeka ko atari ngombwa kugusubiza kubera ko nubundi waje bitari ngombwa kunsuhuza ndumva rero nanjye bitari ngombwa ko nagusubiza ubundi nagusubiza wiki nakundishaka amafaranga kandi urabizi aho banki bantuhazi kandi ari banki yanjye oh ahubwo tuvuge gake mugeni sari mugeni kwa mutanze sundi amushaka wiki umva ikindi kintu nyine kingenza cyihutirwa tutajya no mu bintu byinshi sibyo njye naguhaye mukuru wanjye aje ngo kugira gute kuguhereza ubutumire ntabwo nari nzi yuko ugiye kumuhindurira ibitekerezo ku buryo agera mu rugo yasaze ngo niwe mugabo ashaka kandi ndabizi ko hari ikindi kintu kibyihishe inyuma so tutagiye muri rwinshi tutagiye guca hirya no hino bitaraba ngombwa yuko njyewe zera ngenda nkavuga ibiri inyuma ya byose mpereza amafaranga ndakenye pe ndi bloke bya bindi udashobora kumva inyuma byose ubibwira nde bibwira nde ese utekereza yuko cyangwa uzi ko ntabizi nyine waba ubibwira niba waba ubizi ibyo birakureba ndakukubaza ngo waba ubibwira nde shama ku mafaranga ni yiki se ngo amafaranga yiki nise ntabwo naguhaye umugeni ntabwo naguhaye umukobwa wifuzaga w'igitangaza washakaga musubirane urumva rero uraje urashikoye uje utarwambaye ngo uje kwambanza avuga ngo uje kureba amafaranga wowe rero nshuti yanjye buriya iyo umuntu agenda gake ntabwo ni inshuti yawe sure no kubera iki uri muri umugore wanjye nta kindi kintu dupfana urakoze cyane niyo mpamvu rero nanjye nta bushuti biri hagati yanjye nawe dupfana kuba warashatse mukuru wanjye tukaba dupfana iki nefa gushaka mukuru wa ntibivuze kuguhereza amafaranga yo gupfusha ubusa yiki turagura iki kandi nutama ndi bigenze nabi ibiki se ugenza nabi ako ubona ariko mana yanjye ibiki ugenza nabi sigaye umfata ukuntu wishakiye njye ngufata uko witwaye wowe witwara nk'akamayibobo witwara nk'akantu karangwa gashinzwe gusahura gusa gashinzwe kugira gute uri ukuntu wabwanukaga mama wawe arahanga urabyibuka hanyuma ko wagize amahirwe yaje amahirwe uziko habuze gato mana yanjye nsigaye mfite umunwa muto habuze gato numvaga biri ku buryo mu kanwa ntabwo uraba muto uracyari munini wibivuga se maze ukareba ukuntu zikwakira wese wamenya n'umutima wawe ntabwo wamuroze muroga gute se iki se ubwo burozi wigeze ubutwara ujya kumuroga njya kumuroga ubwo burozi urabutwaye tureke kujya mu bintu byinshi mereza amafaranga iyo kugira guteze gusa igihe nagukoreye ntayo wibuka yihese wowe wakoze iki ngira ikintu mu buzima bwawe waba warakoreye mbanza bugabo ukavuga uti ngiye kumwishyuza amafaranga ya nayo wowe ni igiki naguhaye icyo washakaga mu buzima bwawe umugore wawe wahora gusengera wahora urota naramuguhaye namukugejejeho nubwo ibyo twari twumvikanye atari ko wabikoze sibyo reka mbwira ukuntu wabaye agacucu iyo utanemera kuzana na mama wawe hano kuva mwarazanye ahangaha ukigaragaza ko nta kintu na kimwe uzi tayari nawe yabaye umutangabuhamya bw'uko nta kintu na kimwe nziranyeho nawe njye mu rugo baranzi ko ndi umusazi anytime bashobora ko umuntu agurusha mu ishusho imwe mu kanya bakamura mu yindi shusho ntabwo byabatungura kimwe nuko nyine ibyo wavuga byose babyita ko ari umusazi ubwawe urabyibuka ngo bazi ko uri umusazi banzi neza yuko nta kintu njye ntinya gukora nimba natekereje ikintu direct mpita nyikora ese ubundi wagikoze kandi wakomeje aho ngaho nkubembereza gikora rero mbanza bugabo ukabyara winjirira amafaranga none reka mubwire ncamake amafaranga muhaye niyo yanaba nahari niyo asanze hano ku meza mbanza bugabo wenda mukanje hano muri iyi si kwa mukuru wanjye ntaza kuhaba kugira umugore wa kabiri uyu mukobwa wowe njyewe ubusa warushaga gukaka mukuru wanjye ni mukuru wanjye nanjye zera n'ingi wowe ndakuzi neza amayeri yawe ibintu byose wirirwamo ndabizi izina ry'Imana dowa nimba ari n'ubutantwara n'amasegonda
njyewe none wowe wajya uba muri ino nzu ugenda ntuza urabona ko uriya muntu amangamanga. mpereza amafaranga mpereza amafaranga Angelina 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 uranyakutse ni byiza bari basakuza naragize ngo nihara ko cyane ko uhagaze wakwicaye urakomeza guteza impagarara aho ngaho. sinjye mubaza mukuru wanjye ukamubwira ko nawe si ku Zera, cyumweru wa mbere Zera. twera mbwira ntabwo n'uzajya ureba umugabo wanjye ndavuna uri gutwiga ukamutunga urutoki umuhagaze hejuru. Oya usibye no kuntunga urutoki ibaza umuntu winjiye ahangaha agahita aza ngo rwose ngo dupfe ngo ujye nkunda gusoma usanze nibyo twari turi guharamo uwo musoma kandi ngaransoma umukobwa umwana nk'uyu. Zera uranzi turavukana sunzi uko wagendagaho mu rugo none urashaka kugenda mu rugo rwanjye uje kwibaza ku mugabo wanjye ntabwo ibyo nabikora urabizi neza. Zera reka nkubwire jye nakuvuna sisi urabizi ko ibyo bintu ntabikora nawe urabizi. wowe uhagayikishijwe n'iki saa nari mpagaze ndi kumubaza ngo mukuru wanjye arihe uje usanga nari ngiye kwisohokera kubera uhagaze nk'umuntu wari ufite umujinya mbwira icyabaye habaye iki. nta wundi mujinya nta wundi cyabumuteye yashatse kunsoma ndabyanga nambwira ntabwo bishoboka iyi minwa y'umukuru wawe nta kindi. yego mana yanjye none njye buriya nuko nanabiguhishe cyagiye azana n'amaboko aha ngaha wanyiciraga amajisho unyicira amajisho kugira ngo bigende bite. ntabwo unyuzwe umwana w'imyaka yari yuzuza n'imyaka 18 ntabwo unyuzwe sisi kweli wagize ntacyo basi ntacyo nabikoze mu mbabarire. vraiment njye nimba ruko muri famille yanyu mbese naho mubaze ubu ntufite she ubu wabuze undi muhungu usoma wiza gusoma umugabo wanjye se urabizi ko iminwa yanjye ni wewe wayihariye ni wewe wayiguze nushaka kuzajya no muri RDB yandikishemo ni yanjye nawe nta wundi muntu uyu ngo yarashaka iki. Zera ni iki kiragukore mu buzima gituma ungenda aho ugashaka kunyangiza amarangamutima. Ndagusezeranya ko nazagaruka mu rugo rwawe basi. Wazanaga iki? Ntacyo nazanaga kuko nibyo ariko ndagusezeranya ko none utazongera no kwambura. Sha uzarorera nzahaza yenda kubwa impamvu umugabo wanjye turihagije. Umugabo wawe yego none nuwawe se rose nuwawe. Bravo, congratulations, muzahirwe washatse umugabo mwiza umukire uvugisha ukuri. Mbamenye ibyawe menye ibyawe wimenye ugenzure ubuzima bwawe ubwa Angelina ndi umuntu mukuru ndafata umwanzuro wo kuza ahangaha nta muntu wumfatiye ikizambaho cyose nzikoca ko mweyewe igikuno ko ufite umugabo nkunda kandi se nibiki basi baguhaye ibiti se byiki ko mugwishe ukuri wakiraya we. Zera nimba rwose washyugumbuka kuvuga ati umugabo wa mukuru wanjye nzamusomagura subiza amerwe mu isaba. N'ibintu mama ndamutse bibwiye mama ukuntu yakugira nta soni ubava mu rugo kuza kweta ku mugabo wanjye. Ese ubundi k'abana bashyuhaguzwa ubundi n'ibiki byaguteye ukwishyuha ese urimo yakwemera basi muri mazi yo amazi arashira atungana amazi yo kunywa n'ibindi nta mazi ahari ntabwo uragiye okay meza telefone yanjye harakubuza nk'ubushyira amafaranga kuri mobile bari ugende baguye kuri botike ntabwo nshaka ibyo banzimaniye kwa mukuru si amazi ushaka ariko umuntu wawe yahegeje wongeye wese yakusa umusomagura kubera iki umva se we ntabwo nagusoma niyo wajyaho nakwemera nkajya gusoma imbuga toka ibintu byo kuvugura uzi ibyo ari byo uzi ko ugumishyira kuri mukuru wawe ibyo bintu babimenye mu rugo bavuga ngo umva ngiye mubwira akantu ariko se ibi bintu ngiye njyewe ndarambiwe nimba hari ikintu kibi nigeze kubona muri uru rugo ntabwo ndetse ko ufite umugabo umeze gutya.